Mama Abi, ntabwo niteguye kubyara uno mwana, ese hari uburyo ushobora kumfasha? Mama Abi ahangaha yitegereje Nana, aramwitegereza cyane, aramubwira ati mwana wanjye, byarenze igihe, ntabwo byoroshye kuba wakuramo iyi nda utwite, ibi ngibi bishobora kukumerera nabi cyane. Muri ako kanya umutima wa Nana watangiye gutera cyane, uyu mwana w'umukobwa ntabwo arazi icyo yakora, ariko nyuma Mama Abi yamubwiye ikintu cyamutunguye. Uyu mukecuru yaramubwiye ati nimba udashaka umwana ushobora kumugurisha umaze kumubyara, hari abantu bagura abana bazima bashobora kwishyura amafaranga menshi cyane. Urakoze guhitamo Behind Walls Show. Ndagushishikariza kureba iyi nkuru kuva ku itangira kugera ku iherezo. Iyi ni inkuru idasanzwe, ni inkuru ushobora kwigiramo byinshi, ndetse ni inkuru ishobora guhindura byinshi mu ntekerezo zawe. Uyu mwana w'umukobwa Nana yahisemo amahitamo mabi, biza kurangira yicujije ubuzima bwe bwose. Uyu mukobwa yaje kugurisha abana be barenga 10, abagurisha amafaranga ndetse abagurisha za zahabu ndetse n'ibindi bintu by'agaciro, ariko nyuma ibyaje kumubaho n'agahomamunwa. Haje kubaho ikintu kidasanzwe cyatumye amara ubuzima bwe bwose yicuza ndetse apfana agahinda. Icyo rero nagusaba kugira ngo urebe iyi nkuru yose, jya hano muri comment ya mbere urasanga comment na pininze, urabonamo linki. Nurangiza ufungure iyo linki, irahita ikwerekeza ku nkuru yose uri burebe kuva ku itangiro kugera ku iherezo. Wakoze rero guhitamo Behind Walls Show, kandi ukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byacu. God bless you. Nagutaha.